Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba Kamanzi Official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza muri uyu mwaka wa 2025. Buri wese aho aherereye yumve ko tumwifuriza ibyiza. Turacyakomeje mu biganiro n'amakuru kuri Pi Network kugira ngo tugurusheho kwitegura Open Network nk'uko biteganijwe mu mezi 3 ya mbere y'2025. Tugarutse rero tuganira iki? Ngiye kwifashisha amasomo abiri aboneka mu gitabo cyitwa Bibiliya cy'Abakristo. Isomo rya mbere turisanga mu butumwa bwanditswe na Matayo mu gice cya 25 umurongo wa mbere. Ntabwo kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13 ntabwo ndi buhasome hose. Ni umugani, ni inyigisho ishingiye ku mugani w'abakobwa 10, 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa bahawe amatabaza, ariko bamwe ntibitegura nk'uko bikwiriye, birangira batabonye ibyiza bari bategereje byabaraje ijoro kandi bararanye n'abandi, kuko igihe cyari kigeze nuko buri wese ahamagawe kandi agomba kumurika itara rye. Birangira 5 byanze, bajya gushakisha biranga, birangira basanze inzugi zakinzwe, ntibinjira mu birori, babivuka batyo. Nuko ku murongo wa 13 hasoza hagira hati, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Hanyuma isomo rya kabiri turarisanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abanyakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abanyakorinto igice cya 11 umurongo wa 31 uragira uti, ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Ndarisubiramo, haranditse hati, ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Ni muri urwo rwego nifashishije aya masomo kugira ngo dufatanye kwisuzuma, dusuzuma konte zacu, buri wese konte ye ya Pi Network ko yaba yujuje ubuziranenge. Rero murabona ko hasigaye iminsi 87 kugira ngo amezi 3 ya mbere ya 2025 ashire. Kandi muri ayo mezi batubwiye ko aribwo Open Mainnet izabera cyangwa se Open Network. Tukaba rero tutazi ukwezi ngo nukuhe, tutazi umunsi ngo nuwuhe, tutazi isaha ngo niyihe. Nuko rero mube maso cyangwa mwitegure kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Turitegura iki rero? Turitegura ibisabwa byose kuri Pi Network muri accounts zacu. Reka dutangire urugendo rwo kwisuzuma intambwe ku ntambwe, rudufasha kumenya ko dufite ikosa cyangwa tutarifite. Twagiye. Niba ufunguye, mbere na mbere ugomba kuba ufite muri telefone yawe Pi Network application ndetse na Pi browser. Kandi Pi browser ufite ugomba kuba warayidownloadinze unyuze muri Pi Network. Iryo ni ihame ntakuka. Uzi wese yuko yabikoze anyuze hiri ya Pi Network, ashatse Pi browser ayisibe, ahubwo yongere ayidownloading bishyashya anyuze muri Pi Network. Uko bigenza rero, iyo umaze gufungura Pi Network yawe, uyinjiramo handi tumayiningira, ugakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru mu nguni, ukabona urutonde rw'amagambo, ukabona Pi browser, ukayikandaho igafunguka, ikakwereka ibintu bibiri. Ikwereka sign in to Pi browser, ikakwereka n'indi rya kabiri hasi ngo alternative sign in. Ukanda kuri sign in to Pi browser, ukayidownloadinga, ikakujyana kuri Play Store, ukayidownloadinga, yarangira ugakanda kuri open, igafunguka ikajya muri telefoni yawe. Icyo gihe uba ufite Pi browser yujuje ubuziranenge.
reka dusubire inyuma dusubire handi tumayiningira noneho. Reba mu ruhande rw'iburyo hejuru munsi y'ijambo chat. Chat nawe utamenya, nawe wayoberwa kurisoma. Aho rero haba ijanisha. Hari igihe usanga ririho cyangwa ritariho. Iryo janisha iyo ritarajyaho baba bataraguha security sako, niho haba security sako. Ariko iyo bariguhaye rigomba kuba ari 100%, ugomba kuba warabyujuje. Utabyuzuza uba ugomba kubyuzuza igihe cyo kuyuzuza kiba cyageze. Iyo bitari 100%, ari kangahe ku ijana cyangwa 0%, uba ufite inenge yuko utaruzuza security sako. Iyo kandi itarazaho nta nenge uba ufite, ahubwo ubutegereje kuyihabwa ugatangira kuyuzuza. Reka tuhava aho ngaho, turagiye mu dukoni dutatu ibumoso hejuru mu nguni. Ugikandaho ubona urutonde rw'amagambo, uramanuka hasi hahera kuri profile ukayikandaho. Ubwo ndababwira uko tugenzura duhereye intambwe ku ntambwe. Iyo rero tumaze gufungura kuri profile tubona amazina, uhita ubona amazina yanjye direct. Icyo gihe rero nujya kureba ku mazina, iyegereza irangamuntu yawe. Ku ndangamuntu yawe nk'umunyarwanda, ndavuga ku z'abanyarwanda, habanza rya zina ry'umuryango hagaheruka izina ry'idini, kandi iri zina ry'umuryango ryanditswe mu nyuguti nkuru ryose, naho izina ry'idini ryanditswe mu nyuguti ntoya, hari n'abandikwa mu nyuguti, mbese uko byanditse kose ni uko nguko. Noneho kuri bubyandike uko bigomba kuba byanditse muri Pi Network kugira ngo umenye ko izina ryawe ryanditse neza, haba ari mu myandikire ndetse no mu gukurikiranya amazina. Muri style cyangwa se mu buryo bwa Cyongereza habanza first name hagakurikizaho last name. First name nicyo bita given name, ni rya zina ry'idini. Hanyuma last name nicyo bita family name. Family name ni rya zina ry'umuryango. Urugero, nitwa Tite Kamanzi, ariko ku ndangamuntu handitse ngo Kamanzi Tite. Ariko ninjya kwandika muri Pi Network ndabyarenginga cyangwa se ndabikurikiranya nkuko babishaka, first name last name. Ubwo ndaza kubanza Tite. Tite ndaryandika nkuri mbanje inyuguti nkuru, izindi zose zibe mu mukono. Naho Kamanzi ndaryandika mu nyuguti nkuru mu cyapa, mbega icyo twita mu cyapa, mu nyuguti nkuru izina ryose, nkuko ku ndangamuntu byanditse aba ari ryo riheruka. Nubwo ku ndangamuntu bigaragara ko ari ryo rya mbere, ntabwo ari ryo ryitwa first name, ahubwo ni last name. Ndavuga Kamanzi, rya zina ry'umuryango, naho irya Gikristo ni ryo first name, nubwo mubona ari ryo riheruka. Noneho mu kwandika muri Pi Network izina ry'idini niryo ndi bubanze, iry'umuryango aba ari ryo mperutsa. Kandi ninjya kubyandika mbyandike nkuko mu nyuguti mu myandikire byanditswe hariya ku ndangamuntu uko byanditswe. Izina turivuyeho, gana munsi ho gato ahanditse username. Iyo arobase ntukayirebe, si yawe yashyizweho no ko watimuwe ntikurebe, ahubwo wirebera munsi yaho handitse ngo invitation code. Invitation code ni izina cyangwa ijambo rigizwe n'inyuguti cyangwa iyo mibare iri hagati y'8 kugeza kuri 20, itarenze 20 nibura. Ubwo rero iryo zina rigomba kuba rigizwe n'inyuguti nibura zirimo inyuguti nkuru ndetse n'imibare cyangwa umubare umwe nibura. Urugero, nshobora kwandika ngo Serupyipyinyura impyisi 5, cyangwa se Serupyipyinyura 445 impyisi, nkabivangavanga gutyo mbega. Ubwo ariko harimo inyuguti imwe nibura nkuru. Iyo nyuguti rero nkuko mabwiriza hari igihe tugenda twibeshya, ariko dusomye neza cyangwa se tubisubiyemo tukabisoma neza dusanga ntabwo ari itegeko kuribanza. Nshobora kuriherutsa, nshobora kurishyiramo hagati, iyo nyuguti nshobora kuyiherutsa, nshobora kuyishyiramo hagati, nshobora kuyibanza, aho nayishyira hose, ariko hakaba harimo inyuguti imwe nibura nkuru. Hanyuma rero n'imibare. Imibare rero si ngombwa myinshi, nshobora no gukoresha umubare umwe. Urugero,
nari maze kurubabwira. Ingabo y'isonga, ingabo y'isonga, ariko ayo magambo n'iyo mibare bikaba bifatanye, nta kanya kajyamo cyangwa akitso, nta bimenyetso bijyamo. Abashyira ibimenyetso muri username, urugero nka arobase, urwego se, akanyenyeri, ibyo nta hantu bijya muki muri username cyangwa se muri password. Ikindi twakwisuzuma ntararenga aho ngaho, ariko ndaje ndahagera, ndi buhagere, ngiye kubavanga. Ubwo izina turarisuzumye, username turayisuzumye, tumanuke gatoya noneho tujye kuri setting account cyangwa se account settings. Hariya hahandi haba havivuye n'utuvi tw'icyatsi, hariya hasi harimo Facebook, harimo phone number, harimo Facebook, harimo email, harimo password, hakabamo KYC. Duhere kuri phone number. Iyi phone number cyangwa se nimero ya telefone igomba kuba ikubaruyeho, ihujwe n'ibyangombwa byawe. Yego, iyo nimero rero nayo ugomba kuyiverifying, igomba kuba havivuye. Ubu turasuzuma, ntago turi muri bikorwa bityo, turi muri gusuzuma. Igomba kuba ivivuye n'icyatsi, itavivuye ugomba gukora ibishoboka byose ukayivivura, ukabikora ikavivuka. Kabiri ni Facebook. Facebook nayo igomba kuba ivivuye, itavivuye ugomba gukora ibishoboka byose ikavivuka. Email igomba kuba nayo ivivuye, ari icyatsi. Bitari bityo ugomba gukora ibishoboka byose ukavivura. Hanyuma password yo ibivivuye, kuko password niyo nababwiraga tuyigezeho. Uyivivura cya gihe urimo kuregisteringa cyangwa se urimo kwiyandikisha cyangwa urimo kwinjira muri Pi. Password rero iteye ite? Password imiterere yayo igomba kuba igizwe n'imibare cyangwa inyuguti zitari munsi y'enye kandi zitarenga 8. Inyuguti n'imibare bivanze ariko bitarenga 8. Nayo hagomba kuba harimo nibura umubare, inyuguti imwe nkuru. Si ngombwa kwibanza, si ngombwa kwitangira, si ngombwa kwiheruka, aho wayishyira hose ariko igomba kuba irimo. Ako twakavuyeho. Mwumvise uko password igomba kuba iteye. Niba rero wibuka ukaba utazi uko iteye, kazi yako. Tugiye kwimuka, turimo kwisuzuma, turagana ku musozo wo kwisuzuma. Tugiye, ubwo iyi ngiyi ni verifications twarebaga. Tugiye noneho muri MyNet checklist. Kora zamuka ibumoso hejuru, ukore back cyangwa se usubire inyuma, usubire handi tumayiningira. Numara kuhajya, hita wongera ukandi muri twa dukoni dutatu ibumoso mu nguni hejuru. Ubona urutonde rw'amagambo, urebe iryo jambo rya kabiri ryanditse ngo MyNet, urikandeho. Nurikandaho rirakugeza ahantu handitse ngo balance dashboard. Hanyuma ureba hagana hepfo ahanditse ngo MyNet checklist. Barakuzanira urutonde rero nimero kugeza kuva ku nimero ya mbere kugeza ku nimero 9. Nimero ya mbere ikubwira ku downloadinga Pi browser. Niba wayi downloadinze kavivuka kabe kari icyatsi. Nusanga katari icyatsi, karaba kabaye nta Pi browser uri bube ufite. Kandi ubundi hari ibyo utemerewe gukora udafite Pi browser muri telefone. Nimero ya kabiri ni ugucreatinga wallet. Create wallet ni ukuvuga ngo kora wallet. Wallet ubundi ni ikofi. Ubwo rero twe tubyita ikigega cyangwa se nimero ya konti ya yindi ijyaho Pi. Iyo rero wayi downloadinze ntago turi muri bikorwa bitya, ahubwo turimo kureba ibyari byo. Niba rero warayikoze karaba kahindutse icyatsi. Niba utarayikoze ntago kari bube ari icyatsi. Nubona atari icyatsi menya ko kabaye, shaka uko bikorwa. Hanyuma rero nimero ya gatatu ni ugufata ya wallet wakoze, baguhaye n'urufunguzo ari rwo bita passphrase, ukarushyira muri gatatu rero ni confirm your wallet. Confirming your wallet ni ukuvuga ngo kwemeza gutanga igihamya yuko iyo konti wafunguye ihujwe na passphrase zawe. Ubinyuzamo aho ngaho rero. Ubwo gatatu mbega igufasha kwemeza konti yawe ko yafungutse mu buryo
bwemewe n'amategeko cyangwa se bwujuje ubuziranenge. Mbese ni nka manager wemeza ngo iyi konte niye ni passphrase, nko kubishyingiranya. Mbese iyo rero nayo itari icyatsi, menye yuko utarabikora. Hanyuma kuri kane nicyo bita lockup ni wikandeho, niho kujyana ukajya kulokinga kuva kuri 25% kugeza ku 100%, ndetse no kulokinga igihe kingana n'ibyumweru 2 kugeza ku myaka 3. Uhitamo rero ukurikije izo ushaka kulokinga n'izo ushaka gusigara ukoresha. Kandi mbibutse, bibaye byiza wa lokinga Pi nyinshi, nibwo harimo urwunguko ndetse no kwihutisha open mainnet. Hanyuma rero kane iyo yahindutse icyatsi uba wayikoze, iyo itari icyatsi uba ugomba kuyikora vuba na bwangu. Gatanu rero ni ya phone number verification, ariko kubera imbogamizi zagiye zibaho za nimero za telefone imwe za societe imwe dukoresha nk'iwacu mu Rwanda zitagize gute, zitarimo gukunda ubu iyo uvivuye Facebook ndetse na email kuri gatanu bahita bakuvivurira. Rero utarahavivura usabwa gukora ishoboka byose ukahavivura hakaba icyatsi. Gatandatu rero ni kwa kwemerera Pi Core Team ngo igihe nikigera Pi zanjye muzazinyimurire muzishyire mu isanduku yazo mu kigega cy'umutamenwa. Icyo gihe rero urabisinyira ukabubemereye yuko bazazikwimurira. Icyo gihe rero bigenda biti, uragenda ugafata ya magambo 28 aho wayabitse simpazi ni wowe uhazi, ukaza ukayashyira muri gatandatu. Iyo ufunguye muri gatandatu bakwereka urutonde rw'amasezerano ukayasoma. Iyo nta mwanya wizera yuko ibyo bakubwira ari ukuri, none ugiye kubyemeza urazamura ugaheza ukabona akajambo mu ibara rya move kanditse ngo I accept, ukarikandamo bakahita bakuzanira aho ushyira ya magambo enter your 24 words passphrase. Icyo gihe nkana muri urutoki nkatsindagiramo hakaza ijambo paste, kubera ko mba namaze navuye kuyakorera copy nka pastingamo akajyamo, nkakanda kuri sign munsi ho gato. Hanyuma mara gukanda kuri sign hakaza ijambo ngo I understand, ukabura birangije. Gatandatu rero uba wemeje yuko bazakwimurira izo Pi. Iyo bazimuye rero bazijyana mu mutamenwa. Kuri karindwi rero ni umuntu utarakora KYC ugomba kuyikora yitaraba icyatsi. Iyo wabaye icyatsi uba warayikoze. Hanyuma kandi KYC ni kitonderwa, no kuyitondera rwose. Hanyuma rero abatarabona KYC ntangire mbisubiremo nko navuze mu kiganiro giheruka, ni ugutegereza, ariko ugomba kuba umayininze nibura inshuro 30, apana iminsi 30, inshuro 30 nyine bihwana n'iminsi 30. Nyuma yaho rero iyo birengeje uri umukandida wo kuba wemerewe kubona KYC. Hanyuma 8 iyo wakoze KYC neza na bya bindi byose twavuze nta kintu na kimwe gikosamyemo, 8 bahita bawuvivura direct. Hanyuma nyuma y'iminsi cyangwa se nyuma y'igihe runaka bitewe na tomboro ko yakuguyeho 8 iyo wamaze kuvivuka, niho n'u9 baza kurivivura rikaba icyatsi. Pi zawe babazimuye bazigejeje mu kigega, waye umuherwe ubonye umurage ibihe byinshi. Hanyuma tugaruke gatoya ku bantu bari muri tentative 8 utaravivurwa cyangwa se wavivuwe na Pi zikaba zarimutse ariko tentative ukaba bakiyirimo. Uragenda ukajya handi muri Pi browser unyuze hariya nyine tumayiningira, ukakanda mu dukone dutatu ibumoso hejuru, ugakanda kuri Pi browser, yafunguka ugakanda kuri sign in to alternative sign in, ukayikandaho igafunguka, ukagera kuri KYC ibumoso hasi. Ayo application menshi ugahitamo KYC ukayifungura, ukaza kureba inyuguti zanditsemo. Iyo uri muri tentative izo nyuguti zanditsemo ni impamvu bakwereka yuko bari impamvu uri muri tentative. Niba rero bakwiyerekera iyo mpamvu, tuza wigira ikindi urenzaho, wibugutana wica ibiti n'amabuye nguca ibikuba, nta kibazo gihari. Ahubwo banza usoma ku kantu urebe icyo kavuga. Niba usanga hari icyo ugomba kubikoraho, gikore nyine. Kwisuzuma ngira ngo twabigarukiriza ahangaha mu magambo make. Twakwisuzuma kuri ibyo. Ibisigaye rero ni ukumayininga ku gihe, shyira inzogera muri telefone kwibutsa kumayininga ku gihe udatakaje n'umunota. Mwabonye kandi yuko Pi tumayininga ku isaha zagabanyutse, twabonaga 0.0051,
ubu ngubu batugejeje kuri 0,0048. Niba ukeneye rero ubufasha bwacu, ibyo byose tukubwiye, iyo utabishoboye tugufasha kugusuzumira utiriwe uva aho uri, ufata telefone ukampamagara uti ndashaka ko nsuzumira, nkakubwira ibisabwa ubundi tukanzika. Barahari bamaze kumpamagara uyu munsi, ejo nakoreye, kandi byagenze neza, bamenye ikibazo bafite, hanyuma hasigaye uburyo bwo kugikosora. Ubwo rero nawe duhamagare tukubwire uko konti yawe ihagaze, tukuyobore, fungura kata bimeze bite, tugenda tukubwira iri ni ikosa, iri si ikosa, iri ni ikosa, iri si ikosa, nibura ukamenya uko uhagaze. Hanyuma wakenera ko tugukorera tubigutunganyiriza, nabwo ukatuvugisha tukagufasha tukabitunganya, kandi dore iminsi yagiye. Nimero zacu rero ni 0783201418, iri no kuri WhatsApp, cyangwa 072212545332. Amazina ni Tite Kamanzi, ahasigaye dukomeze tugubwe neza. Hanyuma rero uyu munsi ku itariki 3 bonus nderekeza mu nce za Rubavu, abari Rulindo, Gakenke, Burera, Musanze, Nyabihu, Ngororero, Rutsiro, Karongi, Nyamasheke, Rusizi na Rubavu, abari muri izo nce rwose, uhereye umunsi ku wa gatanu, abashaka ko mbafasha mube tayari, mpamagare, turebe uko twahura, mbafashe, nyamuna yego rwose mbafashe, kugira ngo tugire dute, tuzinjire muri open network turi bataraga, konti zacu zimeze neza. Abwirwa benshi rero akumva beneyo, kandi nk'umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza, ariko ngo nuwanze kumva ntiyanze kubona, urumve nyamuna birenge ni wowe ubwirwa. Nyamara rero mureke tuzatarame duhuje imihigo, kuko twabihigiye tukabihigura, twe kuzahekenyera amenyo hanze, ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, twe kuzaba byo, ahubwo tuzinjirane ishema n'isheja n'ubwema, mu munezero wo kubona Pi Network twaruhiye igihe kirekire. Mukomeze mugubwe neza.